uri kureba se tugaba tugeze mu gisagara cy'iwacu uri kuhabona irebere nawe dore hano niho mu rugo rero ni mu nzu y'iwacu sheri karibu mu nzu y'iwacu ngo mu nzu y'iwacu ngo mu nzu yande sha nako mu nzu ya papa rero twinjire twaswa daye karibu se mwinjire ngo ni mwinjire Meziteze cara hano raho cara hano nanjye ndako gatebe ko nicaraho ari gusoma Bibiliya inzu natse amatara Dawidi abateguye bepa ga amatara wagashizeho gahe bamwe raramutariye none mfite amatara mu komera shira komera rimwe kinigi cyawe game over uyese urone sheri wanjye umushuti wanjye ni inshuti yanjye ngaho nimwe muraganira nanjye nzoma ka Bibiliya Vanessa umeziteze shayi komera rimwe komera Nisi myinshi kandi igihe tutahura ngaho isinduri kumva se ikomerere nanjye rugari byandenze nenga I can't believe byandense ndamagambo nabivugamo uri kumva ute umva ariko shaka gukundanaga n'uyu muhungu wanjye niwe ni sheri wanjye urakundana nose nawe ugira ngo umwanda ngawe iyo yanjye ndumye so nose wazigira mugira inama nawe akamenya ko umuntu akwitaga igihembwe cyose atari yoga none si meze nanga ajya karaba ngo wamubaza agakomeza isomere muri Mariko nose n'ubwa mbere waba wumvishije ngo n'ubwa mbere waba wumvishije abantu umuntu uri gutera ishari ku bandi bantu bibereyeho neza papa yakugirira ishyaka susubizi singe ariko nimba mukundana wajya umugira inama simvuze ngo umuhutaze mugira inama nawe byibura areke no kunyara mu buriri ananyara no mu buriri anikomereza gusoma muri ru kubizi nabikora ndabizi icyo wangumviye ni ibintu by'ibyangwa amarinete sinakubwira noneho amaposhi bombe y'amakabutura sinakubwira ingweta amasirayidi byoroshye ahubwo wogira ndagunguraga ahubwo ndaranguraga udusogisi two ndi nakubwira ikomerere mwo ariko kabana bakira bagiraga isuku ko natwe twakuze tugira isuku ndagwana mubwira akageza gagendera ku babyeyi be dore ukuntu twe tuba dufite isuku nese mizeye ko ndi kubona mbwa ari wowe ugira umwanda reba igihe ko tuhamba none nashari kamamagare madamu rero ukuntu kera twagiraga nabana umunyamwanda nka madamu ngwino hano bakurebesha murebe ukuntu twagiraga isuku ukuntu tumeze neza gusubiza mwiriwe mijyako yego mukomere barengo nawe reba urwo rugero da wosubira mu cyumba twakubonye kandi ujya kuryama munsi y'igitanda urabona ngo kirajabira di ikintu ni kucyana kisanye kimeze ariko rata kera ni kera aho twagiraga isuku tugira abasore ariko twebwe tumaze gukura nawe rero gira isuku nk'umwana ureke kunyara mu buriri nawe reba itandukaniro riri hagati y'ababyeyi babiri n'umwana reba wahisemo neza ndagushaka kubyumva wenda ushobora kuri kuturebera hano pe aka kanya ariko kera twagiraga isuku mwana wanjye ujye umugira inama nawe agira isuku arese ko wabonye itarenze ngiyi yongeraga ndakoshe kubera ko icyumba aranze waganye ikomerere iyimerere hino sho rebere sho papa rero uyu ni umukazana wawe iki ni umukazana wawe ndahora kubibona se nahisemo nabi abaze gukunyura kuko icyo girira kwishe abaze gukunyura ugomba kuzaribwa Tugatubangane ugomba kuzaribwa muzeyi mukomere twakomeye uvugiye hese ko mbenje kukureba ndabanyarutse mu dushibo twanjye nemba tweza nubwo ngiye ufite inkuru nshasha rero kagira inkuru noneho ntabwo uzaza kunywa nzambo nayo umuhungu wanjye umudiyasipora
Uri kumwumva? azaba yaje mu kira cyumweru kiri imbere. Ngazaza. Ingosa. Tuye muri Canada amaze imyaka 5 aziteyeyo. Aziteyeyo. Oh my god. Namusabye n'ibihumbi 5 yanze kubinyoherereza. Ngaragenda radepa. Azose zaza yikoreye. None mukire. Ahubwo mbona yakwita mutumira uzaze n'umuryango wa muzaze tuzajya tuzango. Umva tuzaza huko. Mbonye njya tugenda ngiye muzakwanza kuma ko imana mudushimo twanje imba twareze. Cha ndaribe naye kandi nje kureba abavandimwe banje nabo mbabwire. Bagaraho. Ubwo mwakira cyumweru muzitabire. Okay. Hanyuma sisha. Weho utwikanyira munongo. Sasa gira bro mwana akava mu bana akajya mu bakuru. No arajya tukanyira munongo akajya kwidumbaguza mu mazi mu mugezi gwa sebe ya nuruhinja. Uzagira mubwira nawe yitware ng'abantu bakuru. Sindi uwo kumva ndiyaba yanumvishe. Muzege yatangiriye ngati muhungu wanje ngasinga ngo numunyange so dore nabo kugeza cyukuzi kintu kimbabaye ikintu kinambabaje mu buzima bwanjye bwose nukunda vuza ati ngutwikaga runongo atazi naho twahuriye. Ese sheri uyu papa we Oya ngiye birambabaje burenge birambabaje. Ikintu ngiye kiri kumbabaza ni kimwe. Nzabiye umukobwa muzakunda, nzabiye umugore muzabana. Cyakoze wondi ndakusabiye pe nimbuni umuteganyaga mu mipango dawe. Umuntu utazi no kwimestera ikariso ngo ukeneye kubana nawe. Ngiye kintu kimbabaje nukundu wogira ngo umwana nkanganye n'umubyeyi. Nawe urebe bana bateye ko si yazambashe mu buzima bwawe. Aha reka bareke mama ateretana nisomere muri mari. Nese ahumana. Nese sheri ubona pa mubi. Ubuze uko agira nyina neza nari bikora icyatuzanye. Mu buhe bunyose ariko ibyo tubyore kuvuga no gutaruka. Oh my god. Muganire neza mvegeze ahaba Gideyoni baba bagiye kwa Farao muganire neza mutangura mukakiza. Nese papa kwanza no kugenda. Musi yagenda mu buhe buryo nyine agikeneye kutubangamira. Abantu batifuza akaba nabo bagera ku byiza bagera ku terambere. Wakanga nuko umubiri kuri kunuka ko. Mukomere. Uganyese. Imbeji wanyu. Gukora iki se ko ntacyo turi gupanga muri izi nyubako? Kubatumira mbitubukwe mbiti kirori. Kirori si wowe ko nguzi ho wakoresha kirori. None se ni kirori kimeze? Di wa muhungu wanje yabaga muri Canada. Wowe umutindi ngawe. Najya muremera kagiye. Aka mu mizi akawe kunyara bayana. wowe n'ubuzima no mu maraso. Nda n'umuryango gwanyu wowe gwigeze kubyara umuntu ufite amafaranga. Nazajya muremera mwabagabo. Gwanyu yaravumwe na amafaranga. Wose wovuka mu muryango wo kwanduza. Sha. Ahubwo nyine muzaze kunywa munajye bizaba bihari. Mwese tumwe wowe wakora ibyo kunywa. Yarakoze. Imyaka 5 sizishize mutamubona. No sibundira abagahe mu diaspora wawe. Yagiye muri Canada. Muri Canada? Ukora iki se? Aragaze nicyo yagiye gukora kuko umuntu atari kutumama. Nako abaga. Cyangwa ushaka kugira ngo mvira tuvamo. Wowe uvugaga n'ibyo utazi. Ahubwo horeka tukikomereza genda bizi neza. Wowe ugupfa kuvuga. Ajya mu gihingu cyawe. N'umuhungu wawe. Kira cyamukamira cyo twirirwa watros kwikana za nyira runongo. Amateka yarahindutse muzaje. Yarahindutse yibereye arahiye. Ahubwo mumbwire niba muzaboneka. Ahubwo bazamukuzanira baramutabye kubera kwiga. Aha kabihorere sha. Tugende nigendeye nyekambare. Ngo tuzaze. Mama yangu. Mazajye muragirana inama. Nama s'ababyeyi bazima namwe mwe muzi kubangamira abandi bana. Umuntu agira uburenganzira n'undi nakagira uburenganzira bwe. Ureba di. Shuri ntuzagira sigana no papa. Ntari bingi gurata. Ubuze uko agiragwa neza nyine ntari bingi. Yego. Sawamwa. Ajya Mungu wawe siganaga na Mungu wanje niyo njuti. Nasimwa nawe Mungu wawe anyaraga mu buririmwa. None babimubaje. Oya mwa. Nosu uyu wanje bamuroze kunyaragura. Bamuroze ibikiri tumyaga nyara mu buri. Meshira bantu. Cukuze ngiye imana zangure muri rugo nigende. Ushobora ndumvya. Yego nukuzagira nyara tukakubita amasusa twakubita ku kanyoni. Nukuri pe ingeso yo kunyara mu buriri niyo ngeso nziraga ibintu byo kwanika ibishanga baba byararagaho maze kubirambiwe nagiye kumucira ibishaba baba muri Rwanzi kuma abiraraho birasaza ikumuzanira ibishuguri abiraraho birasaza nimba ge kuzanda muraza mu byatsi
imanza ndamusirika mumuvure nge amaze kundambira inzu yose zigara nuko guseka nuko kuzanya nawe byavuye mu rugo umuryango byose ibintu bifite aho bituruka rekeraho kumusebya mugirira akabanga noye nduzabigeza bona sawa none kiyangana ndo hari umushitsi mumubonye umuyobozi wo gutura ibibazo byawe byose dufite ngiye kuzajya ndarara namuziritse akadobo ku kanyoni sawa sawa Kweki murimbo hano ndomenya ko hari umushitsi hoya ndokiyemeza wenda ukabira urasura kumuregera ngo reba nyirazamburira kimana mu mbere ufite imari sutuma amashumari sarado zamukundo zamusange wabo aruga nyiraga mu burire simwakuranye umukobwa w'ingumi areka nawe papa nangereka nawe ndikiremo nabone aya sengo nyaragura iryo nyara muraho ngiye kunyaragamo ariko gushaka mbebera cyangwa ni karibu Oh my God. Komera mbese koko komera muba mwizihiwe kuri kumusuhuza bose uyu mukobwa ya gahoro nuwahiye gahoro komera cyane ni gakagatebe ndaburicara nakicara ko n'ubundi nzanye inkuru nziza imeko sha umukisa se yatuvukiye wowe ushaka ubusutamye munini umukisa yatuvukiye none se inkuru nzanye ndamuzaza kujya mu rugo kurya mwawe wanyura teka n'umuzimbwa yo nasabigufa bakujya wewe bakujya uyu wateka giza ndamwe byagi none wose azaba hariho n'inzoga tanderi cagamwa azaba hariho n'inzoga ndago wose uracagenda wisha umuzungu wayakuye ndavuze yuko wa muhungu wanjye Mukamira ayagiye hanze agiye hanze iki nizere ko azaza rero afite n'amafaranga menshi ndogo amadolari akora giki ese umuntu wagiye hanze ukumva afite amafaranga menshi yanyene n'imbwa y'umukarani ari ku mupaka gwa Kongo ndi kuyumva ngenda bizi ibingi byo kujya hanze by'aba diaspora ndabizi iyo wagiye hanze ubura umuntu umvaga bifite amafaranga menshi iyo bamaze gusaza mujye muremera erega ngiyo ushaje urajegera ariko tuvugisha kuri niyo njuti wa mwana we uranye n'imbwa mwatwikanaga nyamunongo none iragukira none agize imyaka itanu kabiri ndikaba kumugabo erega nanjye ndacari gukura ndago uracyari gukora ubwanwa wogoshikane ngo uracyari gukura ahubwo se ndago muzaza kuza gukora iki mu kirori uzajya yongeye uzanzige uzajya uzaba kwa kangahe hari imfukire zirimo nzajya guhinga ngo uzaba nagiye guhinga kwa kangahe uzajya kunywa n'agacupa ariko cyari ko wahindutse byagenze oya ndendo nakitabiruka kandi nka papa mwe mubuzaga abantu ibiki mwe mubuzaga kujya n'imbere guri gakora ukota imodoka guri gusombera gwikorera ibivunde gura gwatera imbere nyamara hari ibintu byo mwirengagizaga umuryango buraca ngenda guhera ku mwuzukuru n'ubuvivi ndamuntu wanyuze wigurira ikiro cy'inyama ndamuntu wigeze ukigurira uko abikubwiye guca so wageze kuve none wareka akakubwira ibyo yagezeho umwana we ko yabigezeho wazajyayo ukajya kureba nawe uzajya uramenya kunyaraga mu buriri reka kuvugira mu gaca ngenda turagusezereye igendera ubwo niyo njuti azaze kugira ngo ninzajye kuvumbayo ubwo kubimuregera araguhema kunyara mu buriri nawe gaca ngenda turagusezereye ariko nakosora muzehe yewe ambe nigendeye ngo nzabona mu rukundo cyangwa muze ariko muzihangane muze nose umuhungu wawe ndaganyaraga mu burira anyaraga mu buriri bwa hera narengiza ngo ningi kicaje cyane iyo njuti nawe bagura ariko muzehe kurengera ntuzajya uransebereza sheri mume muraganira mbe ndisomera muri ahubwo waratubangamiye uba wagiye ikomerera tamasheri ikigaragazo igifefeko igitambambuga kubizi arwaguciye inyuma naho ubundi akamakamba ko papa avuze unukumureka ariko tubivuge tubisubire ubwo biriya bintu papa wavuze byose ni ukukubeshya nobikora si mu buhe buryoze warakoze yarakwibyariye ngewe papa ndanamwubahaga gatanu ku kandi ndanamwubahaga ariko ubugome bw'abari kungorera cyokoza inyagasani imana yo mu ijuru iri kubibona papa narasenga nanjye ndasenga tunarajyanaga ndize bibiliya mbe ndamusomera uzamenya gutereta gute wacana cimbwa no kunyaraga mu buriri hano ngo handitse ngo mu bami ngo mbereze ndaga bibiliya ifatwaga n'abantu banyaraga mu buriri
Aje ndi kububa mvuye muri Kongo ariko imitwe zitora bw'abazo zirahari pe. Cya kigabo kinini urebye ibintu cyagiye kinkoreye. Ndacapanya ariko ndanagera mu rugo. Ndanga muntu yanje barayisigaranya akane bajanye. Tajanye amagara yanje. Oh my God. Mu rugo mana mbasobanurire ngo iki? Kandi ubwo nababazi ngo nagiye ku mudesport. Separation muri Kongo abaho. Ibyo kubesha. ubwo mwitabiriye rero bwakoze cyane. Cyane pe. None simwa. Ndacho kunywa wazanye umuntu umugabo aricarira. Ubwo abasengezi bagiye kukizana. Gusa abantu b'abagabo n'abasaza nabatumira. Gucya no mu gikoni ndi wareba abakozi batumije. Ngiye gukodesha abatetsi. Ingote Ndajya. Urukumva mu diaspora yazo. Waba ufite mu diaspora ukajya kuzana babandi basanzwe ngo bateke. Abatetsi gucya yakodesha yabo muri hotel Serena. Ndibona zanye. Ndabizi wowe urasobanura. Cyane pe. ariko njewe kitwo cyo kunywa ni dangi. Akunda ni dangi. Uyu munsi tugomba kujya mu buzima bwacu bwo kanywa tukizihigwa. Turajya twiyongeza twongera tugaruke paka. Buri wese azagerageza kwiyarurira. Mugomba kunywamo mu mbaraga z'umwana wanjye. Uvuze ko yamwiye kandi bageze hano. Cyane pe. Mugomba kunywa. Muzee urajya? Akichaka kirani. Mu diaspora. Afite amafaranga menshi cyane. Wanjye nzaje kunjya gusa. Yigeze kuvugisha mu gitondo kuri telefone ra. Wavuganye mbere. Niyo utero tujye pera kugutera. Reba twahagaze saa 12. Mwihangana araje. Tugerera ubwo bura. Na uraje. Nawe buracangenda nawe. Abasengezi bashobora kugera bagasanga ubwo ni abasengezi babizana ibyo byaye tutangiye tubijya. Ndakwabitse mu mbere yawe nayo mukaze mbina stoma. Shaka. Sanje ni araje sha. Ukiri muto mwa tukitwika no Angoye. Ewe Uba. izi mifuka Izi nagantuza kanje kare karimo. Uba. Kwanyweye. Kwariye. wateze indege se. oye Wateze iki? naje n'amaguru naciye panye. afite amafaranga. waje na ritikos amafaranga sigavuye. Ibazire. Wewe bari bamwishe ngo afite amafaranga. Mana. Kandi nawe aba umushinyaguzi. Barakwicira iki muhungu waje? Mu diaspora avira hose n'amaguru. Mwa muri za Canada na Hani hagerera hose n'amaguru. Muri Kongo sabaga badesi. Nuvuye muri Kongo? Hariya. Siko cyatubwira ngo mubaga muri Canada. Kirabesha ko kiba cyahaza ugwabo. Urashanga nawe Warakinishije. Reka muri Kongo abaga y'amafaranga. Rose umuntu ukora ku mupaka yabura amafaranga. Ariko nanone nazo byashoboka. Reba kunye birenge byawe. Barangwa akazi bwo koke. Bakoraga mu ye banke se napakiraga imizigo nari ndumukarani. Nawe dutandukanye. Akone nayo gujije amafaranga nuko Nina yazanye. Oya mwitane mabwire. Nayo nari mfite rukumva kuya n'abantu. Sinzi kuntu mbonye akaboro mba ndakamwatse. Baba baramfasha n'amafaranga nako yose barayajanye. Nizengo ndajya. Ari ukuntu mwamfasha ubufasha. Shaka ubufasha mumfasha. Ndanga muntu yanje barayisigaranye. Barambwiye kuzana umubyeyi berekane ko ari we data. Maze rero babone ko yimba. Sane nzo nakubwiye tukiri guhura n'iki gisaza ngo ndamudu wo kuga umuryango wagira. Kisicho na heru. Zonge ntangaruke mu makokari. Bababwiye ngo kiwe. Bababwiye ngo. Bababwiye ko bamvunaguye. Nuse muri Kongo wabaga y'amafaranga. Agaye amafaranga. Umuntu ashaka yakigendera. Bashange. Inzoga wabitiri. Nyene urasa nigendeye mu murima gwanjye ngo umwana wange bagahe yaje muri Sepora ngo ngwiki wani muri Sepora sa yawa Ali bobo. garuka ngene abagazi Waje pa bidire. Ngandebe. Uzoro. Zoni ndakubwiye ngo uje muri Kongo uje ahandi. Nenda jahandi yes. Gusa bakwatsa amafaranga. Nene ntiko bizamera kuri. Mwana wanjye ndago ngwangaga no mwana mfite wo muhungu. Ahubwo ikintu ngwangiraga ni kimwe nuko wanze gucika ngo se kunyara mu buriri. Ko twese tutigeze tubikora wakurikije nde koko.
Shao papa wabyihorera ko baca umugani mu kinyarwanda ngo besari tarifu douanier responsable. Oya, umwana wanjye wakagombye kuba ugenderaga mu ngeso nziza. Kunyara mu buriri wabikuye he ko? Nyamara gusa kabaro kuguzanya. Wowe nucika kunyara mu buriri. Shanga ubwije ukuri nzata ngukunda nk'umwana wanjye w'imvura. Ariko wa mugabo we ibi ntabwo nabyihangana. Bira bimeze kuri yawe genda wanike zirangarira bingiti no nabyanika genda ubyanike. Genda ubyanike ntabwo nabyanika. Nabyihangana. Ariko mugabo mwiza munyihangane ntabwo renzi kanga hari abashitsi. Ashinguka mu kaburi kawe nyine karindagira. Uraka po